ntibiri guterwa ubwoba n'abarozi. Hari ibiryo waretse ngo babambwiye ko biroze, ati wowe nyaboneka uhora n'ubwoba. Pawulo yandikiye Timoteyo, ndagiye nkwibutse ko ubu buzima n'indwara zirabutinya. Usome igitabo cyo Kuva 23:25. Haravuga ngo kandi nimukorere Uwiteka Imana yanyu, nzakura indwara hagati muri mwe. Indwara nawe muri mwe uzakuramo inda. Ukuramo inda n'umuvumo. Amahoro ya Kristo nabane nawe mwene data wowe dukurikiye muri iki gitondo cy'umunsi, impamba y'umunsi. Nongeye kugusuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Turabashimira uburyo mukunda gukurikirana ibi biganiro by'impamba y'umunsi. Umugisha ukomeye cyane, biratunezeza cyane kandi turabikunda uko mugenda murushaho kugenda mukurikira kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Biratunezeza wo muri hirya no hino ku isi. Comment zanyu ni nziza, turabashimira ibitekerezo byanyu kandi no kugaragaza ko murimo kwitabira mukurikira ijambo ry'Imana, biratunezeza. Umwami Yesu aguha umugisha mwinshi cyane kubw'uyu mwanya ufata ukumva video. Niyo mpamvu twafashe gahunda yo kujya tubahiriza akantu k'iminota mikeya kugira ngo bitagutwarira umwanya munini cyane, kandi tuba twibwira ko nibuza iri jambo warifata nka kire y'umunsi. Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane. Twaganiriye mu minsi ishize, mu nyigisho tumaze iminsi tuganira, twavuze kubohoka kw'ibice bine by'umubiri. Twavuze amaguru, ibitekerezo, amaboko. Haleluya. Tuvuga n'amaso. Noneho tugiye gutegura, none tubaganize kubohoka mu mwuka ndani. Kubohoka igice cy'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Mu mwuka, umwuka kumunagizwe n'ibice bitatu: umwuka, umubiri, ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya nivuga kuramya, iravuga ngo ukundisha umutima wawe. Ukundisha Imana, umutima wawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe. Ibyo byose ni ibice biramya. Ariko aka kanya ndashaka kukubwira gato, murabizi nkunda kuvuga ku nyigisho zo kuvuga ubwami bw'Imana. Aka kanya ikintu ushaka ko tuganiraho gatoya, nyuma yuko umaze kubohoka muri biriya bice nakubwiye, biriya tumaze kuganira kuri ibi bice bine. Ndashaka kukuganiriza gatoya ku butware butanu bw'abami. Tware butanu bw'abami. Hari Adamu wa mbere, akaba na Adamu wa nyuma. Adamu wa nyuma ni Adamu wa kabiri, kuko na wundi Adamu wundi uzabaho uretse Kristo umwana w'Imana. Uwo ni ufite ubutware bwose, kuko ni wo wahawe gutwara byose. Amen. Reka tubanze dusenga ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Uri Imana nyiri ijuru n'isi. Uri se umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'icyubahiro. Ndagushimiye kuri umwami, ndagushimiye kuri imbaraga zacu, ndagushimiye kuri umurava wacu, ndagushimiye kubwo kwera kwawe ndetse no gukomera kwawe, ndagushimiye kubwo umucyo wawe ndetse n'imbaraga zawe, ndagushimiye kugira neza kandi ukabukomeye. Ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome igitabo cya Yesuwa igice cyawo ni igice cya mbere umurongo wa 3. Aravuze ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya ruzi rwa Lebanoni ukageza ku ruzi runini, amen, rwa Efurati. Amen. Biravuga ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Aho muzakandagira hose ndahabahaye. Ubu ni ubutware bw'abantu, babyita ubutware bw'ibirenge. Iyo umuntu yamaze kubohoka, mu mutima we harimo icyo bita kuramya. Ukundishije Imana umutima wawe, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ukaba warakiriye Kristo umwami n'umukiza, ubu butware urabuhabwa. Ubu butware ubu bufite, kuko Yesu na Adamu wa nyuma.
Adamu wa mbere yari afite ububasha bwo kuvuga ngo buri kintu cyose nikingane gutya. Iyo yavugaga ngo amazi y'isanzure nibigenze gutya, iyo yavugaga ngo ibyatsi nibireshye gutyo, ni ukuvuga ngo yari yarahawe gutwara byose. Akoze icyaha, icyaha kiraza kimwambura ububasha yahoranye. Adamu wa nyuma we nta cyaha yigeze akora. Niyo mpamvu yageze ku nyanja y'i Galilaya agendesha ibirenge hejuru y'amazi. Petero amubonye aramubwira ngo niba ari wowe tegeka nzahure. Aramubwira ngo ngwino. Araza. Petero akandagiye yumva ibintu biremeye ati siko bya bintu bikora. Kwari ukugira ngo agaragaze ko ubutwara umwana w'umuntu yahoranye yambuwe n'icyaha. Iyo yakiriye Kristo bwa butwara babusubiranye. Haleluya! Iyo wamaze rero kumenya ko ubu butware buri muri wowe, ntabwo wongera gusaba isi kubaho, ahubwo wereka isi uko ukwiye kubaho. Yeme, aho niho handi abantu birirwa birukana amarozi, ngo yewe ngo umurozi yaranzengereje, ngo aranyisha aranzengereje. Umva nkubwire, iyo wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza muri wowe, wamaze kwakira bwa butware bwa Adamu wanyu, bumwe yakugaruriye, bumwe wari warambuwe n'icyaha, bumwe waheshejwe n'uwanesheje icyaha, wamaze imyaka 33 ku isi, ntabwo Kristo yigeze akora icyaha. Amen. Uwabyawe n'umugabo yakoze icyaha, ariko uw'Imana yakuye mu mugore ariwe Kristo nta cyaha yigeze akora. Urabizi, Imana yafashe Adamu yari umugabo, iramusinziriza, imukuramo urubavu, iruhindura umugore. Uwo yakoze icyaha. Ariko urwo rubavu, haleluya, urwo rubavu rwahindutse umugore. Imana yaragiye iratekereza, irucomoramo, haleluya, Kristo. Mu mudugudu w'i Nazareti, Yesu, marayika w'Imana avugana na Mariya, mwari wirinze umugore, iramubwira ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu, azitwa Yesu, niwe uzacungura abari mu isi bose. Uwo nta cyaha yigeze akora. Kristo nta cyaha yigeze akora mu myaka yose yamaze ku isi, nta cyaha yigeze akora. Niyo mpamvu yaduhaye ububasha bwo gutsinda icyaha. Ageze hejuru y'inyanja y'i Galilaya, agendera hejuru y'amazi. Petero aravuga ngo niba ari wowe tegeka nzahuri, ati ngwino. Petero arakandagira, arangije agira gushidikanya, atangira kugenda acubira. Rero ikintu kikwambura ububasha ni ugushidikanya, ni ukutizera. Kutizera burya ni icyaha, ni ukutizera burya ni icyaha. Iyo rero wamaze kwakira buno butware muri wowe, nawe ukandagiye hose, n'umurozi watuye arahimuka. Ibi biri guterwa ubwoba n'abarozi. Hari ibiryo waretse ngo babambwiye ko biroze, ati wewe nyaboneka uhora n'ubwoba. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo umwuka twahawe ntago ari umwuka w'ubwoba, ni umwuka w'imbaraga. Umva igitabo cya Mariko uko avuga, igice cyawo cya 16 umurongo wa 17, ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Ngibi icyambere, bazarambika ibiganza abarwayi bakire, kandi nibanywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Kubinywa tuzabinywa babiroze, ariko ntacyo bizadutwara. Impamvu bitazadutwara ni ibi: nta sano dufitanye n'abadayimoni, nta sano dufitanye n'abarozi. Ubwami butwicayemo ni ubwami bw'umucyo, ni ubwami bwatsinze Satani. Niyo mpamvu rero iyo Kristo amaze kwicara muri wowe, udafite gushidikanya, nta tundi tuntu watuja, nta tundi tuntu wateretsa, nta tundi wakizanga, ugeraho ubuzima bubohotse. Ndagiye nkwibutse ko ubu buzima n'indwara zirabutinya. Usome igitabo cyo Kuva 23:25, haravuga ngo kandi nimukorere Uwiteka Imana yanyu, nzakura indwara hagati murimo. Indwara nawe muri muzakuramo inda. Ukuramo inda ni umuvumo. Niyo mpamvu ugomba kubohoka muri bwa buryo bwose nakubwiye. Nzagerageza kugenda mbubahishurira. Mu gihugu cyawe nawe uzakuramo inda, ngo kandi iminsi yawe uzayisohoza hatabuzemo n'umwe. Uyu mwuka wo gukenyuka ni umuvumo. Ibi ni ibintu abantu mukwiye kwiga, mukabishurirwa, mukamenya ubutware bw'abantu, ku buryo ukandagiza ahantu ibirenge.
na dayimoni yarira aho ngaho ikimuka ikavuga ngo hari ubundi bwami bwahageze, uri umwana w'umwami. Hey, haleluya. Ugakandagiza n'ikirenge gusa. Rimwe nigeze njya gukodesha ahantu inzu, umuntu arambwira ati pastor wowe ati umuntu wese ugeze muri iyi nzu arimuka. Ese kukimuka? Ati rimo za Nyabingi, ati abantu babagamo. Ndavuga abo ba Nyabingi se, Nyabingi aho ubwami bw'umucyo bugeze ubw'umwijima burahunga. Ndavuga ni ngerega Imana yicaye muri jewe, none se genda atinya Nyabingi cya Nyabingi igomba kuntinya. Nyabingi ndi umuriro. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere murongo wa 7, abamarayika bahinduye imiyaga ariko twega abagaragu bayiduhindura ibirimi by'umuriro. None se umuriro uragera ahantu ngo mwijima uragumaho? Haleluya. Ugomba kumenya uriwe muri Kristo Yesu. Icyo kwirirwa ufite ubwoba umeze utya, bamanuriye bambwiye ko ngiye gupfa, urapfugiza utagara muri Zaburi 118 umurongo wa 17, sinzapfa nzarama. Apostle Sostene Imana imumugisha. Shomondere ijambo yavuze rikomeye, yaravuze ngo ni ijambo yavuze, aravuga nigeze ndibona ku mastati y'abantu, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Dawidi ibyo yivuzeho byinshi ngo nibyo byasohoye ku buzima bwe, ngo naga ibyo yabwiwe n'Imana byinshi, ngo naga ari byo byasohoye ari byinshi, ngo Imana yamuvuzeho bike yivugaho byinshi. Ugomba kugira ku rwego wiyatura amagambo menshi, ayo wiyatuye akaba ari yagusohoraho. Zaburi 118 umurongo wa 17, sinzapfa nzarama. Agaragaza n'impamvu, aravuga ngo no kugira ngo nekerereza abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Ugomba kugira ku rwego uva muri uwo mwuka w'ubwoba. Ibyo sinigeze mbibwira madamu, naragiye mbwira madamu nitwimuke. Ndavuga nawe ubwo kubw'iyo mpamvu ndakandagiza ibirenge gusa, aho nzakandagiza ikirenge hose yazahinduka hanjye, kandi kubw'izina ryanjye yazahinduka hera. Kandi icyo gihe madamu yari atwite, nakandagiyeyo, sinigeze numva n'imbere igenda hejuru y'amabati. Yava hese iyo ubwami bwageze ku bundi bwami buhunga. Erega Satani yaratsinzwe, yaraneshejwe. Kuki mu umwanya mukirirwamo muririmba? Buririmba niyo ubonye ibitangaza by'Imana bikoreka, abakozi Imana basengera abantu bagakira. Uriya muntu akorana n'imyuka mibi. Imyuka mibi, hari Satani wirukana undi, hari ubwami bwirwanya. Ukwiye gusobanukirwa ukamenya ukuri kw'Imana. Yesu aravuze ngo mbene abo ngabo icyo ikizabibamenyesha, muzabamenyera ku mbuto bera. Muzabamenyera ku mbuto. Satani sari yirukana, Satani sari irwanya. Icyazanye mu isi Satani kari kwica, kwiba no kurimbura no kuyobya abantu, gukoresha abantu ibyaha. Umuntu niba ahagaze mu mahame y'ukuri, ahagaze mu mahame yo gukiranuka, ahagaze mu mahame yo kwirinda, ahagaze mu mahame yo kwizera, izera ibimenyetso n'ibitangaza na Yesu yarabikoze. Yafasha konda agasiga impumyi ku maso, Yohana igice cya 9. Yesu arananiwe kuvuga ngo gira, yagiye agaragaza ko n'ibimenyetso bibaho. Yesu yagiye akora ibimenyetso byinshi, nakoreka ibimenyetso byinshi yagiye akora. Samurira Imana icyubahiro. Ubu butware bugomba kugukorera kuko wamaze kubwemera. Ubutware bugomba kugukorera kuko wamaze kubohoka. Ubutware bugukorera kuko wamaze kumenya ko ubwo butware buri muri wowe. Ukamenya imbaraga z'imirenge, ukamenya icyo bita ubworo bw'ikirenge, ukamenya icyo buvuga, ukamenya n'icyo bukora. Nigeze mbaho ubuhamya igihe kimwe, nigeze njya ku kibuga cyitiriwe Ben Guriyo muri Israeli, mageze nkuramo inkweto. Maze gukuramo inkweto nibwo nari nkandagiye ku butaka bwa mbere bwa Israeli. Ndavuga na ahantu hahagaze abahanuzi bakomeye, ba Eliya barahagaze barahanura. Yesu yarahagaze, hahagaze abahanuzi bakomeye cyane ba Elisha. Ndavuga n'ubu butaka bufite amateka, kuko Bibiliya ivuga ubworo bw'ikirenge. Nkuramo inkweto ndakandagira. Icyo gihe twe tuvuye Istanbul muri Turukiya. Noneho umuntu abantu twe turi ngo pastor urananiwe se, ndavuga ntabwo naniwe, icyo nkora ndakizi, kuko mba nagiye nabanje gusoma ibyanditswe byera. Aho muzakandagira ibirenge hose ndabahaye. Ndavuga ni mwami, ubu butware bwose bw'ahantu bwose ndabutwaye, aho nzakandagiza ibirenge hose ndahafashe mu izina rya Yesu. Mahindu yahanjye ndahatwaye, ndahajyanye, aho nzajya nkandagiza ibirenge hose. Ubu butware bw'aba bagabo bahagazemo nanjye bujye bunkorera. Igihe kimwe mvuyeyo ndagenda nkodesha ahantu inzu Kicukiro,
sinzabyibagirwa. Nyiri iyo nzu niwe twajyaga tuganira mubwirana, ariko niki gipangu cyawe kibamo imbwa kwere? Nijoro imbwa zikaza zikarara zirya amabavete y'imodoka. Imbwa ikaza hazi ibi ni ibiki? Izi mbwa ni intererano. Imbwa igera ku rwego ifata bavete y'imodoka, ukaza ugasanga amabro yafunguye, amavisi irimo ishikagura. Ibi mbwa bingana gutya. Madamu rimwe arambwira ati nabajura, ndavuga ni waya. Na hano umwana w'Imana aryamye, umwana w'umwami aryamye. Haba hari inzwe, ni ababajura se baza bati nireka turebe niba ari abibeshye bakayoba. Hey, haleluya. Erega ari ingabo nyinshi zitugose. Nuko bamwe bafite amaso nk'aya ba Gihazi nagagira amaso areba kereka Imana imukoze ku maso. Uribuka Elisha ubwo Siriya yamuteraga ikagota umudugudu, ngo kubera ko yarogoye iyo Siriya yakoraga inama, umwuka uri muri Elisha waragendaga ukarogoye imigambi yabo, kandi we yibereye muri Isiraheli atahavuye. Arangije arahaguruka. Amaze guhaguruka, Gihazi aragenda aravuga ati bose twatewe. Elisha aramubwira ngo iyo waruzi ingabo zitugose, aravuga ngo abo turi kumwe nabo bararuta batuzungurutse n'abatugose. Ntabwo no maso ushobora rero, ntabwo ushobora kumenya ingabo zikugose Imana itabanje kugukora ku maso ngo ikwereke. Ugomba kubanza ukamenya ingabo zikugose. Izo urazibona ute? Nuko Imana iri buguhumure, ukarebesha amaso y'umwuka, ukareka kurebesha amaso y'umubiri. Arangije Elisha yinginga Imana avuga ngo Uwiteka, humura amaso y'umugaragu wanjye Gihazi. Imana ikimuhumura amaso abwira bose ati twikomereza akazi, ati maze kumenya ko bari kumwe natwe. Haleluya. Baruta batugose. Imana ishimwe cyane. Elisha nibwo ahagurutse aravuga ngo Mana zihumisha amaso, arazijyana ziyobora mu kigo cya gisirikare. Azigeza imbere y'umwami. Umwami aravuga ati tuzica, aravuga ati mwizica nimuzigaburire. Nimuramuka muzishe ntabwo zizabasha guhamya Imana ya Isiraheli, zizabasha kuvuga imbaraga zibonye. Izo mbaraga se bazivuga gute? Izo mbaraga se bazivuga batazibonye. Yesu ashimwe. Dufite ubutware bwo kurindagiza ibyaturindagije. Dufite ubutware bwo kurindagiza ibitugenza. Ndabyuka ndagenda sanga n'imbwa zikimbona ziriruka. Hari nka saa 8 z'ijoro. Nakuyemo inkweto, nambaye kamambiri mbyutse, urumva hari nijoro. Nkandagira muri ayo mapave, ndavuga ni mu izina rya Yesu, izi mbwa izongera kugaruka hano, dore n'ubutware bw'umwami nkoresha ijambo. Izongera kuhagaruka ikakandagira, igakandagiza ikirenge hano gusa, kuko narahahawe, narahakandagiye, ndahari. Izongera kwibeshya ikakandagira, igomba gupfa, izapfa. Yarahagarutse rero nyuma y'icyumweru kimwe. Zihagarutse umenya zije zigira ngo niko bisanzwe. Yabaye cyakandagira buke dusanga yapfuye. Ikibazo ijambo sohora ntabwo uramenya agaciro rifite. Ahantu wakandagiye ntabwo urahamenya. Iyo wakandagiye nk'umuntu usanzwe w'iwanyu wahandi nibyo, bamwe bakenyuka, bamwe babutuntu twose tugiraho tugakanga, nibyo nyine. Ariko nuwakandagira nk'umwana w'umwami, hari utazongera no kuhanyura. Haleluya. Ugomba kwizera amagambo y'Imana. Ubutware bw'abami babyita ubutware bw'ibirenge. Ubwo n'ubutware bwa mbere mu butware butanu tuzaganiraho. Nzagenda mbaganiza, bizagenda bigukuza mu mwuka, uzagenda uva ku rwego rumwe ugera ku rundi rwego. Niba ari inshuti zawe ushobora kuba ufite, uzi nazo zajyaga zigira umwuka w'ubwoba. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo umwuka twahawe ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga. Abo bantu nabo ugomba kubahamagara ukabwira ati, ukabaha iki kiganiro, ukabaha ino video, ukavuga ati kurikira inyigisho, menya ibyo wajya guzira. Uyu munsi wa none uze kuza kwisobanukirwa. Zaburi ya 2 murongo wa 6 haravuga ngo none uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye. Yohana 1:12. Cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugore, abo ni babyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo abo babyawe n'Imana. Abo babyawe n'Imana. Ni Imana yababyaye. Ikibyarwa n'inka n'inka, ikibyarwa n'umuntu n'umuntu, ikibyarwa n'Imana n'Imana. Niba batarabyawe n'ubushake bw'umugore se cyangwa ubw'umugabo, barabyawe n'Imana, ubwo ubyarwa n'iki? Niba ubyarwa n'Imana uri Imana nyine.
ufite amaraso y'ubumana, ufite gutekereza k'ubumana, ufite gutekereza kwa Kristo. Niba Kristo ataragiraga ubwoba, niba yaragenderaga hejuru y'inyanja, hagarara ugire ibintu utinyuka. Si ubutware bwa Adamu wa nyuma se, ni buri muri wowe. Ugomba gufungura no maburo yose atuma buno butware budakora. Ubundi warangiza ugahagarara wemye, ukareba ukuntu isi igomba kubaha ibikurimo. Ariko kubera ko nta tandukaniro iby'isi ikora nawe n'ibyo ukora, ugomba kugira itandukaniro n'abo bana nabo, ukagira imbuto uberera, bakavuga ngo uno muntu atandukanye nanjye. Ukamenya abana babamo ko bitwara, ukamenya ubwo bwami. Tuzabiganiraho byose, tuganire buno butware butanu bw'abami. Murabizi hari imikasi 12 nababwiye ko ikizirikwa cy'amateka, nababwiye imikasi 9, ndimo ndabategurira imikasi 3. Nzabateguza ni mumure sinzabatungura. Ubu dusigaye dukora Zoom keshe ya buri nimugoroba, turi mu masengesho y'imisi 21. Zoom iyo ugiye kuri iyo channel ukareba saa 11 z'umugoroba, uzajya ubonaho link ya Zoom. Biri mu bintu bizagufasha. Reka dusenge kugira ngo dusoze. Imana ishimwe. Tuzongera mu zindi nyigisho, tugende dukurikira ubutware bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, bwa gatanu. Ubundi tuvuge n'ukuntu umuntu abokamo imbere. Ubundi tugere ku rwego rwo kunesha icyaha. Icyane kizongera kutugiraho ububasha, kuko Kristo yarakinesheje, nawe ugomba kukinesha. Amen. Data mu izina rya Yesu, umurimbyi yaravuze ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye. Yatsinze urugamba. Bene sarore yamatika drere, nanjye nzatsinda. Aba bantu bagomba gutsinda, aba bantu bagomba kunesha. Umuntu wese wumvise rino jambo agomba gutsinda, agomba kunesha. Ibyari bimuhagurukiye n'ibyamurwanyaga byose bigomba gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Urakoze kuri uyu mwanya, urakoze kubwira ijambo ryawe, urakoze kuri yerekeresheje imirimo ndetse n'ibitangaza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, muhabwe umugisha n'Imana.